hari impinduka igiye kuboneka ku buzima bwawe, hari impinduka igiye kuboneka mu buzima bwanjye. Nkunda kuvuga ngo mu bihe bidasanzwe, mu gihe kidasanzwe, Imana iguhindura umuntu udasanzwe mu gihe kidasanzwe, cyangwa se Imana igukorera ikintu kidasanzwe mu bihe turimo bidasanzwe. Sinzi niba byumvise. Ushobora kuba uhagaze mu bihe bitandukanye, waburiye icyerekezo, wabuze n'uwaguhumuriza, washatse inzira urayibura. Ariko muri iki gitondo nkuzaniye ijambo ry'ihumure ku mutima wawe cyangwa se mu buzima bwawe, rivuga ngo Imana ikora ikintu kidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Birashoboka ko abanyegiputa ari inzara ufite, birashoboka ko abanyegiputa ari ideni ufite, birashoboka ko abanyegiputa washatse amagoni byakunda, birashoboka ko abanyegiputa ufite ari ideni. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo abanyegiputa ku buzima bwawe bacuye manda. Nubwo waba uvuka i Lodobari yo hakurya i Lodobari kwa Makiri, aho hatagaragara, aho ngaho mu bitagaragara niho Imana ikura ikintu kigaragara. Yego. Ibyakubuza amahoro, Imana y'amahoro yururukire kubibuza amahoro. Nkunda kuvuga ngo umuntu uzaba ukomeye abanza yaca mu bikomeye kugira ngo azakomeze abandi. Bimugira ukomeye. Imana itugirire neza. Umuntu uzaba ukomeye amanza yaca mu bindi bintu bigize gute bikomeye. Twongeye kugusuhuza nshuti mukunda aho waba uhereye hose, wowe wahisemo gukurikirana Hinduka Official. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ijambo ry'Imana risana imitima iboshye kandi risana imitima yakomeretse kandi ribohora kandi rikiza. Uyu ni wa mwanya tubafitiye umutumirwa mwiza urimo Imana, urimo amavuta, wa muhanuzi ugeraho ibyawe byose bikajya ku murongo. Bamwita Julienne. Mwamumenyereye ngo wa mukobwa uhamagara akakubwira ibyawe byose. Muri aka kanya rero tugiye kwakira Julienne, umuvugabutumwa, umuhanuzi, umukozi w'Imana, ariko ngo ntabwo ari umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana. Ngo umukozi ngo ni wa muntu uhikira akacyarangira agataha. Tugiye kugana n'umwana w'Imana muri aka kanya. Julienne, turakwakiriye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Hanyuma nanjye naringiye kugukosora kuri aka kantu. Umukozi agera igihe agacura amanda. Hari n'igihe batamuhemba agataha sebuja atamuhembye. Niyo mpamvu kenshi aho ngerageza kugera hose cyangwa icyo ngerageza gukora, ngiye mvuga ko ndi umwana w'Imana. Kuko umwana w'Imana aba yizewe bihagije. Kabiri, umwana w'Imana cyangwa se umwana mu rugo agirirwa icyizere ku buryo utakwishisha kumutuma ahantu cyangwa se ngo umubwire ibanga, kubera ko aba ari umwana wawe. Ariko iyo ari umukozi cyangwa se umwana ari uwundi, niba ugerageje kumutuma ahantu runaka akabyanga, uramubwira ati byibuze kangutume nuza kuvayo ndakugurira bombo cyangwa nguhe igiceri. Akajyayo kubera bombo umwemereye cyangwa igiceri. Ariko iyo umwana ari uwawe akabyanga, uranamukubita kugira ngo ajye aho umutumye. Umucisha y'akanyafu kugira ngo ajye aho umutumye. Kandi no yagusuzuguye hari igihe atinya no gutaha mu rugo kubera ko yagusuzuguye uri papa we cyangwa se uri umubyeyi we. Ariko iyo ari umwana wundi uramwinginga ukamuhendahenda mpaka kwemereye cyangwa se akabyanga. Hanyuma namwe mudukurikiye kuri Hinduka Official, namwe ndabifuriza kuba abana b'Imana, kubera ko n'ubu umwana Imana izakugirira neza. N'ubu umwana uzagirirwa icyizere aho uzageza ibirenge hawe hose, Imana itugirire neza. Hanyuma mbifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Amazina ni Mukeshimana Julienne, ni yayandi mumenyereye kuri Gonarike TV, ariko bibaye ngombwa ko dukorana kuri Hinduka TV. Ni kuri Hinduka Official. Byaba na ngombwa bakaba banamushakira kuri Pise Kazuba Forum. Yego. Aho ngaho turahari. Ahari igihe data tugirira icyizere akadutuma. Yego. Cyangwa se hari igihe papa tugirira icyizere akadutuma ku bundi bwoko bwayo. Yego. Hanyuma nkunda kuvuga ngo ndi umubyeyi ndi n'umukobwa. Byose ni ibyanjye. Kuko muri byaravuze ngo nta soni mfite uretse iby'ibyaha byanjye. Ariko nkumaze amatsiko, Julienne ni umubyeyi. Sibyo ko nyine amahirwe ya mbere yaje akamusiga, ariko ya kabiri ntago azayapfusha ubusa. Yego, ndashaka kugira ngo usobanukirwe Julienne uwo ari we cyangwa se uwo mugiye kuganira
uwo ari we. Yego. Rero mpamya ntashidikanya ko uyu munsi hari impinduka igiye kuboneka ku buzima bwawe, hari impinduka igiye kuboneka mu buzima bwanjye. Nkunda kuvuga ngo mu bihe bidasanzwe, mu gihe kidasanzwe, Imana iguhindura umuntu udasanzwe mu gihe kidasanzwe. Yego. Cyangwa se Imana igukorera ikintu kidasanzwe mu bihe turimo bidasanzwe. Yego. Sinzi niba ubyumvise. Ushobora kuba uhagaze mu bihe bitandukanye, waburiye icyerekezo, wabuze n'uwaguhumuriza, washatse inzira urayibura. Ariko muri iki gitondo nkuzaniye ijambo ry'ihumure ku mutima wawe cyangwa se mu buzima bwawe, rivuga ngo Imana ikora ikintu kidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Yego. Hanyuma Imana nikora ikintu kidasanzwe mu bihe bidasanzwe, nawe uranezerwa nk'abandi, nawe urishima nk'abandi, kuko Imana yabaye yatanze ikinyuranyo ku buzima bwawe. Kabiri, Imana y'amahoro ikubera umuvunjayo w'ubuzima bwawe muri iki gitondo. Uyiha agahinda ufite, nayo iguha umunezero. Uyiha ibyakugoye ufite, nayo ikuremera amahoro yo mu mutima. Tuzi neza ko ari Imana itabara itabajije abantu. Ntabwo itabara irebye mu muryango uvukamo, nta nubwo itabara irebye mu muryango washatsemo, nta nubwo itabara irebye ko wize amashuri, ahubwo ni ukuvuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Rero ntabwo yitaye ko wize, nta nubwo yitaye ko washatse neza, nta nubwo yitaye ko uvuka mu muryango ukomeye, ahubwo Imana y'amahoro mu mahanga yose nuyubaha izakubahisha. Imana itugirire neza. Rata Imana igutabare kandi Imana itanga ikinyuranyo ku buzima bwawe. Amen. Imana iguha umugisha. Amen. Julie, Karame. aya magambo ateye ubwoba. Yego. Kandi aya magambo arimo imbaraga pe. Yego. Ese ni iki kidasanzwe watuzaniye muri iki gitondo cyangwa se uyu munsi? Ikintu kidasanzwe nakuzaniye muri iki gitondo, hanyuma ijambo ryarambwiye ngo uwigisha agabane n'uwigishwa. Yego. Kuvuga ngo ijambo nakuzaniye nuko bishoboka ko waba ufite abanyegiputa imbere yawe cyangwa se inyuma yawe. Birashoboka ko abanyegiputa ari inzara ufite, birashoboka ko abanyegiputa ari ideni ufite, birashoboka ko abanyegiputa washatse amagoni byakunda, birashoboka ko abanyegiputa ufite ari ideni. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo abanyegiputa ku buzima bwawe bacuye manda. Yego. Ntabwo byumvise. Nari mvuze ngo abanyegiputa umaranye igihe. Abanyegiputa batumye urarurira, abanyegiputa batumye wizengurukaho igihe kirekire. Nari nshatse kukubwira ngo igihe cyabo kirarangiye, ahubwo nawe ni igihe cyo kunezezwa n'Imana, nkuko natangiye nkubwira ngo Imana ikora ikintu kidasanzwe mu bihe bidasanzwe. Abanyegiputa bakwirutseho igihe kirekire, abakubuza amahoro igihe kirekire. Mu bana abanyegiputa baraboneka. Hari igihe abadayimoni batera abana bagahinduka abanyegiputa ku buzima bwawe, atari uko abana bagukunda, atari uko nawe utabakunda, ahubwo abadayimoni bagasaba abana. Abo ni abanyegiputa bari ku buzima bwawe. Ariko Imana y'amahoro rizanye ijambo rivuga ngo Imana istanze iherezo ku banyegiputa bari ku buzima bwawe, cyangwa se ishizeho umupaka ku banyegiputa bari bagukurikiye. Iryo ni ryo jambo nkuzaniye, nanjye nisangiza. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Yego. Tugiye kumva amagambo meza ahumuriza uwihebye, kandi amagambo asana imitima ikomeretse. Yego. Julie, umwanya ni uwawe. Murakoze cyane. Yego. Ingeso yanjye nkunda kuvuga, cyangwa se ingeso nzi nanjye mfite, nkunda kuvuga ngo mbere yuko icyumva Imana ivugana nawe, password y'ibyo byose kugira ngo Imana ikumve, nuko wakwizera. Icya mbere nuko wakwihana, kuko ntiwakwizera utihanye, utabohotse mu mutima. Ndavuga ngo nuko wakwihana ukiyeza, hanyuma ugakurikizaho kwizera. Hanyuma iyo ukurikijeho kwihana ukizera, nta kabuza Imana ikugirira neza, nta kabuza Imana iragutabara cyangwa se ikakubabarira, kuko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Birashoboka ko wabaswe n'icyaha runaka, birashoboka ko wabaswe n'umudayimoni runaka, ariko nzi neza ko nta cyaha na kimwe Imana itababarira, kandi nzi neza ko Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi. Rero nkunda kuvuga ngo kwizera kurarema, gufata ibitari biriho bikabaho. Kwizera gufata ibyari byararangiye bikongera bikaba bisha ku buzima bwawe. Hanyuma muntu dukurikiye, muntu turi kumwe muri aya materaniro, nyemerera kwizera kwawe kurema ibyari byararangiye, nyemerera kwizera kwawe kubaka imitima yari yarasenyutse, nyemerera kwizera kwawe ufite muri iki gitondo kubaka amago yarase yubatse yari yubatse ku manegeka, nyemerera kwizera kwawe guhindura abana. Uvuga ngo nkimara kumvira ijambo, kandi ijambo rikaba rituvuga ngo mu mahanga
yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Nyemerera Imana y'amahoro wumva yururukiye muri wowe, uyihe ikaze na karibu mu mutima wawe. Nkunda kuvuga ngo ugire ibyo wimura muri iki gitondo, ugire n'ibindi wimika. Yego. Niba ari ibyaha ubyimure, wimike Kristo mu mutima wawe, nta kabuza Imana izakugirira neza. Numara kwimura ibyaha biri muri wowe, Imana izagenderera abana bawe. Ubona hari dayimoni wabicayemo, Imana izabahindura ibaho ubuzima buzima, izabahindura bagira abana bo kwifuzwa. Nimba ari umudayimoni wabonye wakwigizeho karande, sezerera Satani n'ibye byose, Imana iguha urubyaro niba nta rubyaro ufite. Birashoboka ko wabaye muri ubu butayu bwo kubura urubyaro, ukajya mu mapfumu, ukajya kuraguza, ugakoresha ubukorikori bushoboka bwose, ariko izo nzira ntabwo Imana izemera. Ahubwo password ni ukwihana, ukizera, ikavuga ngo yahaye Sara umwana amaze igihe kirekire yarashaje ndetse no gucura yaracuze. Rata Penina cyangwa se bakebabe bari bamaze igihe kirekire bamukwena, bavuga ko ntacyo azimarira, bavuga ko azapfa adahetse umwana rata. Ariko Imana igeze kuri Sara yiheshereza icyubahiro kuri we, iravuga ngo mfite imbaraga zitandukanye n'iz'abana b'abantu, inyuranye iminsi n'ibihe, mu bihe bidasanzwe ikora ikindi kintu kidasanzwe ku buzima bwa Sara. Yego. Imana yatunguye abantu kuri uwo munsi, baravuga ngo bishoboka biti ko Sara yari yarashaje, ko Sara yari yarageze n'igihe cyo gucura, twari tuzi ko atazigera heka, none bigenze biti? Ariko Imana igitungura abantu bikemera. Imana itungura abanzi bawe. Narivuze ngo Imana itungura abantu bikemera. Nkunda kuvuga, hari ikintu nge nkunda kuvuga cyane, ndavuga ngo niba umuntu yifata akavuga ko Julienne nzubaka urugaruka atagihari, cyangwa se akavuga kuzabyara ari uko yamaze gupfa, cyangwa se akavuga kuzubaka cyangwa se kuzagura umurima cyangwa kuzahabwa akazi ari uko atagihumeka ahubwo yapfuye, nkunda kuvuga ngo bapfe ukora ibyo ugomba gukora. Ntago byumvise. Nimba yaravuze ko utazabyara ari uko agihari, yuko uzaheka ari uko yamaze gupfa, yuko uzubaka inzu yawe ukava mu bukode ari uko yamaze gupfa. Nkunda kuvuga ngo niba byiyaturiyeho akabona kubaho kwanjye neza ari uko yapfuye, apfe mbeho neza. Hanyuma pasi nawe niba ufite nkabo abakubigizemo uruhare, hanyuma bakiyaturiraho ayo magambo, babonye ko gukizwa bitabakwiriye, batanabibasha, babona ko guhinduka bitakunda, ahubwo babona ari abo kugira gute, ari abo gupfa. Ntabwo ari Julienne wabivuze ngo bapfe, kuko nawe winjiye mu busheshenguzi cyangwa mu bucurabwenge uzasanga benshi ariyo mvugo bakoresha. Nimba yarabonye rero akwiye gupfa kugira ngo Julienne mbeho neza, nimba yarabonye akwiye gupfa kugira ngo mvuge Imana neza, apfe mvuge Imana, cyangwa se apfe nanjye nambare neza, apfe nawe ugire gute uhabwa akazi, kuko niwe wabivuze, sinjye wabivuze. Ariko nkavuga ngo inzira zirenga ibihumbi harimo iyo Mana yacamo ikagutabara. Imana ifite inzira nyinshi yacamo ikakurengera, ifite inzira nyinshi yacamo ikaguha umwana kubera ko maze igihe kirekire ku musozi udabona umwana. Hari inzira Imana yacamo ikaguha umwana, hari inzira Imana yacamo ikagukura mu bukode umazemo igihe, kabone nubwo baba bagusohora mu nzu baramaze kuguha piriyave ku buzima bwawe. Hari inzira Imana yacamo igakoresha itegeko ikaguha inzu yawe, hanyuma nawe ukaba nyir'ibyondo. Kabarandi Road. Imana ifite inzira nyinshi kandi Imana icisha mu nzira zitandukanye kugira ngo ikurengere. Nkunda kuvuga harakageso njyagira nkavuga ngo naho atari inzira ni mukwaye, hanyuma nawe aho utabona inzira, aho ubona icyerekezo cyarangiye, aho ubona ntaho wahamagara, aho ubona uhamagara bakagukupa, aho ubona uhamagara bakakubaza ngo urinde kandi ari famiye yawe kandi nimero yawe aranga ariko ubundi urinde, wongera uhamagare mu kanya bikaba ngombwa ko bakubwira ko bahuze. Ntabwo Imana ikozwe gutya, ahubwo Imana ikora ikinyuranyo cy'iki cy'abantu. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza cyane. Hanyuma muri iki gitondo niwite kuko mvuga cyangwa se niwite ukondi, icyo nzi cyo nuko nkingira ku ijambo rivuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Nubwo waba uvuka Irodobari yo hakurya Irodobari kwa Makiri, aho hatagaragara, aho ngaho mu bitagaragara niho Imana ikura ikintu kigaragara. Ntabwo byumvise, narivuze ngo hahandi ubona bitagaragara niho Imana y'amahoro ikura ibigaragara. Imana itugirire neza. Hanyuma nawe udukurikiye
mu ruhande rwawe, mu bikubangamiye ufite, ku musozi umaranye igihe kirekire wizengurukaho, wumve ko Imana igiye gutanga ikinyuranyo ku buzima bwawe, wumve ko Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe mu bihe bidasanzwe. Imana itugirire neza. Hanyuma reka twisomere ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu Kuva ibice 14. Kuva ibice 14. Turasoma Kuva ibice 14. Turahera ku murongo wa 3 tugeze kuri 4. Hanyuma reka tubwire Pasi nawe akoresha impano ye adusomere. Ni karibu. Kuva ibice 14. Turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Yego. Umutwe w'amagambo uragira uti: Abisirayeli bambuka inyanja itukura. Wowe udukurikiye umva ukuntu uyu mutwe w'amagambo uvuga ngo Abisirayeli bambuka inyanja itukura. Nukuvuga ngo inyanja ntabwo ari iyi y'amazi dusanzwe tubona. Nukuvuga ngo inyanja ntabwo ari amazi atemba mu muhanda usanzwe ubona, ahubwo Abisirayeli bambuka inyanja itukura. Inyanja ni ibibazo uhagazemo, nk'uko nahoze mbikubwira. Inyanja ni ideni uhagazemo. Inyanja ni ikibazo cyo kutabyara uhagazemo. Ariko Umwami Imana yaravuze ngo Abisirayeli bambuka inyanja itukura. Uvuge ngo aho Umuyisirayeli yari ahagaze ni njyewe uhahagaze. Hanyuma hakuri izina ry'Abisirayeli, njyewe narangije kuhashira Juliyene. Nukuvuga ngo ntago bakira Abisirayeli, ahubwo haravuze ngo Juliyene yambuka inyanja itukura. Nawe niba uri Mukamana tuvuga ngo Mukamana yambuka inyanja y'ibibazo, yambuka inyanja y'ubukene, yambuka inyanja y'inzara, yambuka inyanja yo kwambara ubusa. Imana itugirire neza, mvugira ngo amen. Dukomeze. Nko ku butaka Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Abayisirayeli bambuka inyanja itukura, ndetse bayambutse hameze nko ku butaka. Bahambuka ari umuhanda umeze neza, bahambuka nta nzitizi zihari. Hanyuma Abayisirayeli Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa, mvugira ngo amen. Abanyegiputa bari bazi ko birangiye. Abanyegiputa bari bazi ko bakugizeho ububasha. Abanyegiputa bari bazi ko uterejwe cyamunara. Abanyegiputa bari bazi kutazaheka. Ariko ijambo ravuze ngo Abayisirayeli bambuka inyanja itukura, ndetse bayambuka nko ku butaka. Bayambukije amaguru yabo, ntago bayambukijwe n'Abanyegiputa, ahubwo ni ukubera Imana yari bafiteho umugambi, kandi ni ukubera ko Imana hari icyo yari yaravuganye nabo. Imana itugirire neza. Dukomeze. Farawo azavuga Abisirayeli ati: bahebeye mu gihugu. Farawo azavuga Abisirayeli bati: twari twarabahejeje mu gihugu, cyangwa se bari barahabiye mu butayu, bari baratagangariye mu bukene, bari baratagangariye mu kwambara ubusa, bari baratagangariye mu bukwade. Ariko Imana iravuze ngo bagiye kwambuka inyanja itukura. Ngo ubutayu burabakingiranye. Ubutayu bwari bumaze igihe bugukingiranye, ubukene bwari bumaze igihe bukwihebesheje, isura ufite yari kwihebesheje ku buryo wumva udashaka kugaragara mu bandi. Ku bukwade urimo bwari bukwihebesheje ku buryo wari warahawe piriyave. Ariko Imana iravuze ngo wowe Muyisirayeli udukurikiye uzambuka inyanja itukura n'amaguru. Kandi Imana itugirire neza, uzayambuka hari ababyemera, uzayambuka hari abatabyemera. Ariko kubera ko Imana yirahiye ivuganye nawe ngo ikambukije iyo nyanja, iyo wabayemo igihe kirekire, irayikwambukije mu izina rya Yesu, mvugira ngo amen. Dukomeze. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo, kandi ikirenze kuri ibyo, nanjye ndanangira umutima wa Farawo, kugira ngo nanjye ngwinangize, hanyuma nkora icyo ngomba gukora. Abakurikire. Ndanangiza umutima wa Farawo. Farawo wakwigizeho igihe kirekire, Farawo wagukinnye ku mubyimba, Farawo wakugambaniye, Farawo watumye utahabwa akazi. Imana ije kunangira umutima wa Farawo kugira ngo abakurikire. Nziheshereza icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze. Imana yiteguye kunangiza umutima wa Farawo kugira ngo agukurikire, nk'uko Abanyegiputa bakurikiye Abisirayeli hanyuma bakarengerwa n'inyanja.
hanyuma ndagira ngo Farawo wari ukuri inyuma, Farawo wari ukubujije amahoro, Imana y'amahoro ije kumunangiza umutima kugira ngo yiheshereze icyubahiro kuri Juliyene, kugira ngo yiheshereze icyubahiro kuri wowe, kubera ko Farawo yabonaga ko nta nzira watabara. Farawo yabonaga ko nta nzira yagukura muri karande z'iwanyu. Farawo yabonaga ko nta nzira kwa Bidodomu ko haturuka umuntu ukomeye. Farawo yabonaga ko nta nzira kwa Bidodomu ko hatagaragara. Ariko Imana y'amahoro ivuganye nawe muri iki gitondo ngo inangisha umutima wa Farawo kugira ngo agukurikire. Hanyuma nawe nagukurikira uhita uvuga ngo kubera ko Farawo ankurikiye kandi Abanyegiputa barashiriye mu nyanja, uvuge ngo na Farawo agiye gushirira mu nyanja. Inyanja wari umazemo ibibazo niyo Farawo agiye kugwamo. Imana itugirire neza, mvugira ngo amen. Amen. Dukomeze dusoze n'umurongo wa 4. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka ishobora byose. Abanyegiputa bamenye ko ndi Uwiteka ikura muri karande. Abanyegiputa bamenye ko ndi Uwiteka wambura umwenda w'igisuzuguriro. Abanyegiputa bamenye ko hari Imana y'Abayisiraheli yavuganye nabo. Abayisiraheli babigenza batyo. Abayisiraheli nabo babigenza batyo, bagendana kwihana no kwizera. Baravuga ngo hari Imana twavuganye nayo, hari Imana ihindura amateka, hari Imana ihindura ubuzima. Abayisiraheli bakomeye ku ijambo bari baravuganye n'Imana. Imana itugirire neza. Birashoboka ko nawe umaranye Farawo igihe kirekire. Yego. Birashoboka ko ku musozi utuyeho hari Farawo ufite. Yego. Birashoboka ko mu muryango wawe hari Farawo ufite. Ariko Imana y'amahoro yavuze ngo ije kwinangiza umutima wa Farawo kugira ngo akorwe n'isoni abone gutabara kw'Imana cyangwa se ko wavuganye n'Imana. Imana itugerere neza. Amen. Uko waba uri kose hari Farawo ufite, nanjye hari Farawo mfite. Ariko nkunda kuvuga ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho. Uduhinda twose ni iki? N'uduhinda. Ufite Farawo kudashaka, ufite Farawo w'icyangiro uri ku buzima bwawe, ufite Farawo kuba warize ukadipoza ariko wabuze iki? Akazi. Ufite Farawo kuba warabuze urubyaro. Ufite Farawo kuba ufite umutungo ariko ukabura urubyaro. Yego. Ufite nawe Farawo kuba Imana yaraguhaye ariko ikakubwira ngo izaguha imodoka ariko ubonye ko imodoka itinze. Nawe icyo ni ikibazo. Yego. Hari n'ufite Farawo w'ubukene kubera yaraye atariye. Hari n'ufite Farawo kwambara ubusa. Ariko uduhinda twose n'uduhinda, nta gahinda k'agasirimu kaba. Yego. Imana itugirire neza. Hanyuma wowe wumvise iri jambo, hanyuma nanjye turifatanyije, wumve ko hari ibyo Imana ihinduye ku buzima bwawe. Wumve ko hari amateka Imana inyuranyije ku buzima bwawe. Aho imiryango yananiwe, aho inshuti n'abavandimwe bananiwe, aho amashuri yananiwe, ni Imana iza kwiheshereza icyubahiro igatanga ikinyuranyo ku bana b'abantu. Yego. Ntabwo byumvise. Aho abana b'abantu bananiwe, aho babona kuri finali, aho babona kuri wa wundi wo gupfa, abatangira gutangira n'ikirango bakavuga ati Juliyene nubwo tumuhaye iminsi 3 ntabwo azayirenza kubera ubuzima ahagazemo. Imana yo kabyarire mu gihugu cyo mu ijuru ikavuga ngo nyuma yuko bamuhaye iminsi 3 ngewe muhaye imyaka 3. Yego. Ntabwo byumvise. Ibyo babara mu minsi, ukwezi Imana ikaguha imyaka cyangwa se ikaguha amezi. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Umuntu wabona ko byarangiye, umuntu akakurebera mu ikote ry'iwanyu, nimba ari ikote ry'ubukene akaba ari byo akurebera. Ati uko biri kose hari nta mugeni waturukayo, uko biri kose uriya muhungu wa runaka ntiyabona umugeni kubera rya kote ry'iwanyu bamenyereye tayasire zomene bosase. Ariko Imana y'amahoro ivuganye nawe ngo nangishe umutima wa Farawo. Yururukiye kukurengera, yururukiye kunyuranya iminsi n'ibihe, yururukiye gucecekesha Farawo ukumazeho iminsi. Yego. Imana itugirire neza. Wumve ko Farawo yakubase. Hari Farawo w'ubusinzi, hari Farawo w'ubusambanyi, hari Farawo w'uburozi, hari Farawo w'inzaratsi. Ariko Mana none ngirene, ariko Imana y'amahoro ije kunangiza umutima wa Farawo. Amen. Imana itugirire neza. Amen. Wumve ko Farawo wari ukugoye,
wumve ko Farawo wari ugendanye nawe igihe kirekire, wumve ko Farawo watumye unyura mu nzira ugenda wihishe utagaragarira amaso y'abantu, wumve ko uwo Farawo aje gushirwaho iherezo ku buzima bwawe. Ariko icyo nkundira Imana iravuze ngo ije kwinangiza umutima wa Farawo kugira ngo nawe abe nk'Abanyegiputa. Yego. Ubundi Abanyegiputa bari abantu benshi cyane kandi bafite n'imbaraga, ariko bakabona ko bagize ububasha ku Bayisirayeli. Kubera Abayisirayeli bari abantu basuzuguritse, bari abantu mbese wabona kubera ubutayu bari batinzemo ubona basuzuguritse, buri muntu wese yabafataho ijambo, ariko bari bibitseho ibanga mu mutima wabo. Noneho Abayisirayeli bava mu gihugu cyo muri Egiputa bari basanzwe bakoreshwa gahato ndetse n'uburetwa. Imana irabwira ngo mbakuye mu gihugu cya Egiputa mbajyanye mu gihugu cy'isezerano. Abanyegiputa bati ntabwo bishoboka. Abayisirayeli bavuye muri Egiputa, Abanyegiputa babakurikiza amagare n'amafarashi byabo, bazi ko bari bafatire mu nzira ibyabo bikarangira. Hanyuma Abayisirayeli bageze ku nyanja twihuse basanga inyanja ni ndende cyangwa se inyanja ni nini cyane, barebye hakurya basanga ni imisozi, hirya no hino ni imisozi, bashaka aho bahungira barahabura. Barangije bigira inama yo kubamba amahema kuri ayo mazi, cyangwa se bigira inama yo kubamba amahema kuri urwo ruzi cyangwa kuri iyo nyanja. Hanyuma Abanyegiputa kubera bari babakurikiye, nkuko nawe uzi ko ideni rikwishe, nkuko nawe uzi ko uterejwe cyamunara, uko niko Abanyegiputa bari bakurikiye Abisirayeli. Hanyuma Abanyegiputa bati yewe Abayisirayeli Imana irabatugabije, natwe tugiye kubafatira kuri iriya nyanja. Abariko batekereza disi, nkuko batekereza kutazashaka, nkuko batekereza kutazubaka, nkuko batekereza kutazabyara, nkuko batekereza kutazahabwa akazi, ariko Abayisirayeli hari icyo bari baravuganye n'Imana. Hanyuma igihe kigeze, ubutayu bubabanye igihe kirekire, birashoboka ko nawe ubutayu mu rugo iwabo kubera igihe kirekire, ukabwira umugore ati ibibazo ni wowe wabizanye, umugabo akabwira umugore ngo ibibazo ni wowe wabizanye, rata mukajya gasigane kandi ari umusozi muhagazemo. Hanyuma Abayisirayeli babwira Mose ngo ariko ubundi watujyanagahe? Iyo turekera muri Egiputa byibuze tukababaja n'abagaragu babo, iyo turekera muri Egiputa tugakoreshwa gato nkuko bakadukoreshaga, byibuze tukajya tukanaho. Mose aravuga ngo hari Imana yavuganye natwe. Hanyuma Uwiteka nyiribihe yiheshereza icyubahiro kuri Mose, arabaza Mose atari ku bundi Mose ni icyo ufite mu ntoki yawe? Mose aramubwira ngo mva Yesu, nta kindi kintu mfite buretse inkoni yonyine. Imana irabwira ngo kubera ko icyo navuganye namwe, fata inkoni yawe uyirambure hejuru y'inyanja. Hanyuma Mose yumvira Imana, yumvira ijwi ry'Imana. Nyemerera nawe muri iki gitondo, wowe udukurikiye, wowe turi kumwe muri aya materaniro, ntabwo ngiye mvuga ko ari imihanda ya social media, ahubwo turi mu materaniro ya nyiribi. Wowe turi kumwe muri aya materaniro, ugira kwizera nk'uko Abayisirayeli bagize, cyangwa se ugira kwizera nk'uko Mose yagize. Yaravuze ngo iyi nkoni ubundi ko nyimaranye igihe kirekire, Imana ikabimbwiye ngo nyirambure hejuru y'inyanja, kambigerageze ndebe. Hanyuma Mose ikintu yakoze, yafashe ya nkoni yumviye ijwi ry'Imana. Ntugire ngo ni Julienne muri kuvugana muri iki gitondo, ahubwo uri kuvugana n'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Hanyuma Mose akimara kurambura ya nkoni, amazi atandukanamo kabiri, haboneka umuhanda w'ibitaka kandi umeze neza. Abanyegiputa nabo bafite amagare n'amafarashi barayongeza kugira ngo bafate Abisirayeli bari mu rugendo. Hanyuma bagiye gusingira Abayisirayeli, bajya banyonga amagare yabo, inziga zikavamo, cyangwa se imviri zose zigacomoka, kubera ko nyiribihe yarageze igihe cyo gutabara Abayisirayeli. Urugendo rubabana igihe kirekire, aho bari bazi ko barahagenda umunsi umwe, bahagenze iminsi 3 cyangwa se icyumweru, kubera ko Imana yari yarateguye ko igiye gutabara Abayisirayeli. Mvugira ngo amen. Hanyuma Imana y'amahoro yiheshereza icyubahiro ku nkoni Mose yari afite. Mose akirambura umuhanda uraboneka, Abayisirayeli bambuka banezerewe, bambuka bari mu munezero, bambuka bavuga gukomera kw'Imana. Hanyuma Abanyegiputa kubera ko ibyo bibwira atari byo Imana yibwira, batekereza ko bagiye gufatira Abayisirayeli hagati muri ya nyanja.
Imana ijya ibyemera. Nkunda kuvuga ngo urapfusha Imana ikabyemera, ugasonza Imana ikabyemera, ukambara ubusa Imana ikabyemera igaceceka ariko ibizi. Yego. Ukaruha Imana ikabyemera atari uko ibiyobewe ahubwo ibizi. Ugasonza Imana ikabyemera. Yego. Rata ibizi. Hanyuma abanyegiputa bibwira ko bagiye kubasanga mu nyanja hagati. Yego. Ariko kubera ko Imana yari bafiteho umugambi nkuko yavuze ko igiye kunangiza umutima wa Farawo, nabo yabanangije umutima ibereka ko bagiye kubafatira muri iriya nyanja kubera ko yari ndende cyane. Yego. Hanyuma irareka Abayisirayeli barambuka. Yego. Umuyisirayeli wa nyuma yashinguye ikirenge muri ya mazi, umunyegiputa wa mbere nawe yakigejeje mu nyanja. Ntabwo zumvise. Narimvuze ngo Umuyisirayeli wa nyuma wari uheruka abandi bose yakuye ikirenge muri ya mazi, umunyegiputa wa nyuma nawe yakigejeje. Yego. Hanyuma icyo nkundira Imana yakoze agashya kuri uwo munsi, cyangwa se yatunguye Abayisirayeli kuri uwo munsi. Nabo bari bazi ko ibyabo byarangiye, ariko aho ubona ko ibyawe byarangiye nibwo bigiye gutangira gukora bundi busha ku buzima bwawe. Yego. Hanyuma abanyegiputa Bibiliya itubwira ko bose bashiriye muri ya nyanja. Baje kubwirwa n'iki ko abanyegiputa bashiriye mu nyanja? Bagiye kubona babona amagare n'amafarashi, babona nibyo biri kureremba hejuru y'iki y'inyanja. Abayisirayeli bageze hakurya baravuga ngo Imana ya Yakobo niyo, Imana ya Eliya niyo Mana. Yego. Kubera ko barahimbaje basubije amaso inyuma batekereje aho bari bavuye, babona ntago byari gukunda. Babona ko nta n'inzira byari gucamo kugira ngo bayambuke, ariko Imana basenze barayizera barayiringira. Imaze gukora ibyo ngibyo baravuze ngo nubwo yadukiza cyangwa ntidukize ntituzigera dupfukamira Bayali n'umunsi n'umwe. Imana itugirire neza. Hanyuma mu byo twavuze byose ushobora nawe kuba uri mu urwo rugero, ushobora nawe kuba uri muri izo karande, ushobora nawe kuba ufite ibyari bikumuhangamiye cyangwa se ibyari bigutsikamiye, ariko Imana itsikamira ibigutsikamiye muri iki gitondo. Ibyakubuza amahoro, Imana y'amahoro yururukire kubibuza amahoro. Nkunda kuvuga ngo umuntu uzaba ukomeye abanza yaca mu bikomeye kugira ngo azakomeze abandi. Imana itugirire neza. Umuntu uzaba ukomeye amanza yaca mu bindi bintu bigize gute bikomeye. Ntukangwe nuko uri mu bukene, Imana ijya ibyemera. Nkunda kuvuga ngo kamere y'Imana ni ukugira gute, ni uguceceka. Imana irabyemera rata. Yemeye ko Abayisirayeli baca muri ubwo butayu, yemeye ko Abayisirayeli babamba amahema kuri iyo nyanja, ariko yari ibizi. Nkunda kuvuga ngo aho turi kujya ni heza kuruta aho tuvuye. Imana itugirire neza. Aho uri kujya ni heza kuruta aho uvuye. Ese niba wari uvuye ahantu udashoboye kwigurira ipantaro y'ibihumbi 200 wambara bodaboda wakuburijwe n'abandi, uyu munsi ukaba ushobora kujya mu isoko ukabaza ipantaro y'ibihumbi 8 ukayigurira cyangwa se ijipo. Aho uri kujya ni heza kuruta aho uvuye. Umve ko Imana itagutaye rata. Imana ijya ibyemera byose bikatugeraho. Ntabwo Imana yagutaye, ahubwo umuntu uzaba ukomeye abanza yaca mu bikomeye. Kandi reka nkubwira akantu gateye gutya, impamvu uca mu bikomeye ni uko baba bazi ko nawe mu gihe kizaza uzaba undi muntu ukomeye. Kandi ntago bakurwanya batazi ikikurimo. Wapi? Ntago bakurwanya batazi ikikurimo. Nusenga cyane ukagira abakurwanya, bazaba babona imbaraga ufite zitandukanye nizo bafite. Hari ikikurimo cyo bari kurwanya bo badafite. Icyo nicyo bari kurwanya. Bari kubona ko hari ikinyuranyo kuri wowe ndetse nabo. Kandi nkunda kuvuga ngo igiti kirimo imbuto nicyo giterwamo amabuye cyangwa se imijugujugu. Bishatse kuvuga ngo umwana wize kugenda arararama akareba cya giti yabona kirimo imbuto akavuga turiya muyembe nanjye nawe ujye ukagira gute ukandyohera. Zabana ngombwa iyo ari wa mwana utazi kuvuga aragenda agafata mama w'ukuboko mu nzu akaza kumwereka muri cya giti kubera ko hari imbuto zihishije. Kugira ngo mama we kubera ko abona ko nyina ari ufite ububasha bwo kugera kuri ya mbuto, niyo mpamvu amukuye mu nzu aza kumwereka ya mbuto kugira ngo mama we agire icyo ahindura. Iyo mama we rero bimunaniye afata igiti agatera muri ya mbuto, cyangwa se afata ibuye akajugunyamo kugira ngo arebe ko imbuto iri bugire gute iri buhanuke. Ari umugore ari umukobwa byose bateramo ibuye kugira ngo imbuto ihanuke.
ariko bayiteramo ari uko babonye imbuto igize gute ishimishije. yego Iyo batabonyemo imbuto ishimishije, ndakurahiye Imana nkorera, ntibashobora guteramo ibuye, ntibashobora guteramo umujugujugu, baba bashakamo ikisi, babibona nk'inturusi nk'izindi, babibona nk'ibiti bisanzwe nk'ibindi, ariko kubera ko hari ikinyuranye, bakaba hari kubona harimo imbuto yabagirira umumaro. Niyo mpamvu bashatse amabuye, ibuye bakajya kurishaka n'ikantarangi kugira ngo baze barebe muri ya cya giti kirimo iki imbuto. Hanyuma ntabwo ari cya giti turi kubwira, ni wowe. yego Birashoboka ko nawe hari ico bakubonyemo, bari kurwanyiriza kugira ngo bacangirize, ariko nimba waravuganye n'Imana, hazahanuka izihiye, izidahiye zizaguma hejuru kugira ngo nazo zizashe zigirira abandi umumaro. Imana itugirire neza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Julie, karame, utigejeho ijambo ryiza cyane kandi nizere ko hari abantu benshi ribifashije. Hari abantu benshi bari bihebye badafite ubahumuriza, ariko muri aka kanya nkurikije ijambo umwami Yesu agucishijemo kugira ubwire ubwoko bwe, yego, nizeye ko hari icyo rihindura, hari icyo Imana irakora, hari icyo rirarema. Ubundi ni ukuvuga ngo Yobu 5 umurongo wa mbere tutanawusomye, no havuga ngo hamagara noneho hari uwakumva. Yego, arangira avuga ngo mu bizima n'abakuru warahamagaye uburu wakwitaba, cyangwa se mu bami bose uzi, mu bantu bakomeye bose uzi, wabuze uwafata telefone ngo akubaze ikibazo ufite. yego, ariko ijambo riravuga ngo hamagara noneho hari uwagira gute, hari uwakumva. Muri uyu munsi rero nawe wumve ko hari icyo Imana yakoze. Twatangiye mbabwira ngo Imana ikora ikintu gikomeye, ikora ikintu kidasanzwe mu bihe bidasanzwe. Imana itugirire neza, murakoze. yego. Wavuze amagambo akomeye ngo ibituba byose Imana ibibizi kandi iba yabyemeye, wapfusha iba yabyemeye. Yego, mpita nibuka inkuru imwe yo muri Bibiliya ya Yobu, kuko Satani yamanjije gusaba Yobu ku Mana. Ubundi ni ukuvuga ngo hari igihe natwe tujya tugira abakomerezi ku buzima bwacu, cyangwa se tukagira abajya kurekarama, kavuga ariko ni ukubera iki Julie nafashe iriya Bibiliya, abo ngabo bari kurekarama kubera Bibiliya y'ibihumbi bingahe mfashe. Rero Yesu nawe yarazi ko afite inshuti, ari we Yobu, azi neza ko Yobu amukunda kandi amwubaha. Yesu aragenda aramubwira, Satani aragenda ararekarama ku buzima bwa Yobu, aravuga ngo ariko Yesu ngo buri uzi ko ufite inshuti, kwakwira ati paseti ni ukuri ko Imana Julienne ntabwo agukunda, nubwo ari n'inshuti yawe. Hari igihe tujya tubagira wenda urugero, ukagira umusore cyangwa se fiance wawe, hanyuma akaza Sanibalati na Tobiya bakakubwira ko Julienne atagukunda bari kukuryaza, kandi wowe uzi neza ko Julienne agira gute, agukunda. Hanyuma abantu bakaza ko ati byibuze nyemerera Julienne umume cyangwa se sheri wawe umume, njye kumugerageza, nze kumukwereka ibikorwa byose nabikoze. Hanyuma na Yobu niko byagenze. Yesu arangije arabaza Satani ati none ni ukubera iki uje kumbaza ibyo byose? Satani aramubwira ati rega nuko nzi neza ko Yobu ataguhamya, nuko nzi neza ko Yobu atagukorera ahubwo abari kurenzaho. Satani Yesu aramubwira ngo none niki cyabinyemeza? Satani nawe aravuga ngo kugira ngo uzemere Yobu mumuhe agace gatoya gusa, hanyuma mugerageze nkwereke Yobu umuntu uwariwe. Imana nayo iramubwira ati genda umugerageze, ariko icyitonderwa ni ubugingo. Ni ubugingo bwe. Yobu aratangira ati, Satani aratangira ati Yesu, impamvu Yobu agukorera, icya mbere wamuhaye umugore mwiza, kabiri wamuhaye abana beza, gatatu wamuhaye ubutunzi, kandi wamuhaye igikundiro, umuha n'icyubahiro, si bitanu. Yesu aravuga ngo none bigende biti? Satani nawe ati mumenye kumugerageza urebe ko atari bukwihakane. Yesu aravuga ati ngaho genda, ariko ubugingo ndabukwimye, ni icyitonderwa. Satani yaragiye aramugerageza, abana barashira, ubutunzi burashira, agaciro yari afite gateshwa agaciro, banyuzamo umurongo w'umutuku. Nukuvuga ngo umugore nawe bigeze igihe aramwihakana, aramubwira ngo njyewe ndi nkawe Yobu, nakwihakana Imana ubundi nkagira gute, nkipfira. Kubera ko umugore wa Yobu yarezi neza ko Yobu yihakanye Imana n'iminota 3 byonyine Yobu yaba yarangije gupfa. Umugore wa Yobu arinezeza mu bintu bitandukanye, abona ko Yobu yabuze ubwenge, abona ko akwiriye kumugira inama y'uko yakwihakana Imana
akipfira. yego Birashoboka ko nawe udukurikiye uri muri ibyo bihe ukumva ko utavuganye n'Imana, ukumva ko atariyo yakugani niyo yakuvugishije, yego cyangwa se niyo mwaganiriye. yego Hanyuma abo bose bashize yo bakomeza guhomya Imana yagize gute yamenye. Aravuga ati wa mugore we, sinshobora kwihakana Imana yanjye, icyo nzi nuko Imana izangirira neza. yego Hanyuma umugore amaze kumubwira ngo ihakana Imana wipfire, iyo baravuga ngo iyo namenye narayimenye. yego Hanyuma igihe kigeze ibyo byose bimaze gushira, Imana iza kwiheshereza icyubahiro kuri Yobu. Irongera imusubiza abana beza, irongera imusubiza ubutunzi, irongera imusubiza icyubahiro, irongera imuha n'umugore mwiza kandi umwubaha. yego Mbese nukuvuga ngo yamukubiye 7 kubyo yaragize gute yari afite. Ndetse mu bikomere yari afite ko hari igihe Bibiliya tubwira n'ahantu yageze akishimisha urujyo, ntabwo n'impamvu yongeye kuboneka. Iyi Imana ikomboye n'ibimenyetso birasibangana, ntabwo biboneka. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Yego. Turagushimira wowe wahisemo gukurikira icano yacu nshyashya nziza tugiye kuzajya tukugezaho ijambo ry'Imana. Yego. Bayita uracyayibuka? Bayita Hinduka Official. Ni channel izajya kugezaho ijambo ry'Imana risa n'imitima, kandi dukeneye ijambo ry'Imana, kandi dukeneye kwizera Imana muri iki gihe. Muri iki gihe abantu turarushe, abantu turananiwe bitewe n'ibyo twumvise. Niho ukunda kuvuga ngo turarushe bitewe n'ibyo twumvise cyane ibyo turi kubona muri iyi minsi, kuko iminsi turimo ntabwo isanzwe. Njyewe nagiye kumenya ubwenge, numva ngo bavuga ngo Yesu azaza, sibyo? Hari n'umuntu wakambwiye ejo bundi, nakoze ikiganiro kuri Gonareke TV. Noneho umuntu arampamagara ngo ariko Julie ngo wanyemerera nkakubaza akantu. Bati nta kibazo kambaza. Ngo njyewe nagiye kuvuka, ni umuntu ufite imyaka 40. Nagiye kumenya ubwenge bavuga ngo Yesu azaza. Kugeza n'uyu munsi baracyavuga ngo Yesu azaza. None Yesu yaheze. Azaza ntakiriho cyangwa ndangije ndamubwira ati reka nkubwize ukuri. Ntabwo Yesu azaza ngo ndebane nawe na Pasi nkuko turi kurebana. Ntabwo Yesu azaza ngo murebane nkuko urebana n'umugore wawe mu nzu. Yesu yaraje nuko utaramusobanukirwa. Ntabwo Yesu azaza ngo umubone, ahubwo Yesu yaraje nuko utaramusobanukirwa. Nuko utaramusobanukirwa. Ariko Yesu yaraje ku buzima bwawe. Ngiye mpamya nashidikanya ko Yesu yaje. Ubundi Yesu tuzamubonera mu mirimo n'ibitangaza agenda akora, cyangwa mu mirimo n'ibitangaza yihesherezamo icyubahiro. Ubu se tukubajije mu kubaho kwawe, nta kintu wakwibuka ngo uvuge ngo Yesu yaje ku buzima bwanjye? Kirahari cyinshi cyane. Hari inzira waciyemo, abandi bayipfiramo, abandi bayicirirwamo amaguru, abandi bayiburiramo amaboko, ariko aho abandi banyuze barahapfira, wowe urahanyura ubaho. Yesu yaje ku buzima bwawe. Aho abandi banyuze bagapfa, twebwe twarahanyuze tubaho. Nukuvuga ngo nkunda kuvuga kenshi kuri iriya ntambara yo muri Kongo, abantu benshi barahangirikiye, abandi babura babo, abandi babura ibyabo. Ugatungurwa n'umuntu wari uri muri Kongo, wenda urugero nta maguru afite, adashoboye kugenda cyangwa se yararwaye, ariko abari bazima bafite amafaranga abo bagapfa. Abari bafite ibinyabiziga byabahungishiriza ahandi abo bagapfa. Ariko ka karema cyangwa se wa murwayi n'uyu munsi akaba ari hashima Imana. Ntabwo rero nta kintu na kimwe Imana irebaho. Aho abandi banyuze bagapfa, aho niho waciye ubaho. Aho abandi bagiye ku maseta bajya kubyara bagacyura ubusa, cyangwa se bakahaburira n'ubuzima bwabo, Imana yaguhaye umwana muzima nawe utahuri muzima. Niba utekereza ko Yesu azaza, ukundi Yesu yaraje ku buzima bwawe. Icyambere no kwakira ko Yesu yaje kandi wamubonye. Ijambo rya mbere, Yesu ni umwami, kandi Yesu niwe twishingikirijeho mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. Julie, turagushimira kubw'ijambo ryiza uduhaye, kandi nanone mbere na mbere yo kugira tuze kugera ku musozi w'ikiganiro cyacu, nanone dukeneye nimero ya telefone kugira ngo unaniwe cyangwa ufite umutima ukomeretse yaguhamagara ukamuganiriza. Nizeye ko yakubonamo igitangaza cy'Imana.
oya twese twakibonamo. yego ashobora kungiriraho umugisha nawe ukamugiraho nanjye umugisha nkamugiriraho umugisha. yego nkunda kuvuga ngo dufatane amaboko kuko biriya yarambwiye ngo turi mu isi dufashe ibihe mu mu ntambara. ntambara kandi rata wowe ukurikiye iyi cano hinduka yego wumve ko hari ibyawe Imana igiye guhindura numve ko nanjye hari ibyanjye Imana igiye guhindura. yego hanyuma mbasaba kugira ngo utwunganire cyangwa se mu bitekerezo nabyo turabikenera. yego comment ni ngombwa. yego nkunda kuvuga ngo Julienne kubera ko ari umwana w'Imana aciye bugufi yemera guhugurika. yego ukeneye kumugura wamugura nakumvira. yego wakanda subscribe hajya niko bavuga wakanda subscribe mbese byose wabikora. inkunga yanyu comment share inkunga yanyu irakenewe. hanyuma dufatana amaboko. yego mudufata amaboko natwe tubafata amaboko. yego ariko dukomeze kumva icyo umwami Imana agira gute adushaka. nkunda kuvuga ngo ibintu byacu bifitwe n'abantu. yego ntabwo Imana izaguha amafaranga ngo ikubwire ngo jure ngo ngwaye amafaranga ngave mu ijuru ngazagwe kuri Julienne. ahubwo haraho Imana izabicisha kugira ngo amafaranga mveho cyangwa se angereho. ibyacu bifitwe n'abantu. hanyuma ibyawe byose ubona bitarakugeraho Imana ikoresha itegeko muri za nzira zirenga ibihumbi hagira yicamo ibyawe bikugereho. satani narekure umuntu ugufitiye ibyawe bikuzaniye. satani nukuvuga ngo Yesu nasikamira ibyo satani yasikamiye ku buzima bwawe hanyuma Yesu arakure ibyari bikugirira umumaro kuri wowe. Imana itugirire neza. hanyuma nimero ya Julienne ni 0788 24 55 19 nyisubiramo ni 0788 24 55 19 Imana iguha umugisha amahoro y'Imana we kuri wowe. ndabakunda cyane murakoze. Jure dusengere mbere yo kugira dusoza iki kiganiro. yego wadusengera kubw'ijambo ryiza watugejeho muri uyu mwanya. Mana turagushimye tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga urera kandi urakiranuka izina ryawe nirishimwe. amen. uri wa mbere ukaba n'uwa nyuma uriho kandi uzahoraho ingoma yawe ntabwo izahanguka ntabwo yigeze wiyamamaza cyangwa ushyirweho n'amatora ahubwo mu kubaho kwawe uri Imana kuko ufite ububasha n'ubushobozi izina ryawe nirishimwe. amen. ngaho nyemerera kuko wemeye kubana natwe waturinze muri iri joro ryari rikomeye. hari benshi basinziriye ntibabyuka hari abatangiwe amatangazo ko bamaze kugera ahacecekerwa hari abari mu gahinda ko babuze ababo ariko ndagushimiye ko waturinze ukarinda ibyacu n'abacu twebwe turi bazima izina ryawe nirishimwe. birashoboka ko hari abadukurikiye bafite ibibazo by'uburwayi bitandukanye. birashoboka ko hari abadukurikiye bafite imanza zitandukanye ariko waravuze ngo mu mahanga yose ukubaga ukora ibyo gukiranuka uramwemera. ijambo rirambwira ngo tugukoreze amaganya yacu yose kuko wita kuri twe izina ryawe nirishimwe. nkomeje kukwereka udukurikiye ufite ikibazo cy'uburwayi mubere muganga w'abaganga uhindura amateka ku buzima bwabo. wakijije indwara zitandukanye turabibona. wakijije amakanseri tubibonesha amaso yacu. wakijije amasida tubibonesha amaso yacu. nyemerera n'udukurikiye ufite ibirwayi bumugwaye cyangwa bumubayeho igihe kirekire wiheshe icyubahiro ku buzima bwe. kandi n'ufite ikibazo gitandukanye hari ubukene hari ubukode ndetse hadukeneye n'urubyaro ibyo byose urabifite. nyemerera haboneka impinduka ku buzima bwacu. utanga akazi mu badukurikiye wubaka ingo zari zubatse ku manegeka wongere uzikomeze kubera kuri Imana y'amahoro. ngaho nyemera ukomeze kutwagura kandi tuboneho gushinganisha iyi cano cyangwa se iyi televiziyo uzayihagarareho nk'Imana. uzayirinde abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. tuyisabiye uburinzi n'ubudahangarwa igitinyiro n'igikundiro be kuri twebwe n'abawe bose. ngaho nyemera kandi buri muntu wese uzatambuka imbere y'iyi cano azaba umunyamugisha azagirira ubwoko bwawe umugisha uzatubera Imana natwe tukubera abana. urakoze kubanye natwe kandi akaba hari impinduka zibonetse ku buzima bwacu ni mu izina rya Yesu urakoze amen. Imana ibaha umugisha murakoze. nawe Imana iguha umugisha.